hanyuma biterwa n'iki kugira ngo umuntu akorane izi mentalite zo kumva yuko ubundi kenshi iyo umuntu agira ngo akwangishe ikintu rimwe na rimwe agishakira amazina, mbese agishakira yacyambika isura mbi. ni nako bakubwira ngo kunda umuntu anga umuntu uriya muntu n'umuzi. Ibi akenshi turabivuga umuntu akahita atangira ati ibi ni ugucamo abantu ibice, cyangwa se ari nayo mpamvu ibi ngibi abayisilamu ingaruka zabyo zimwe muri zo usanga zikunda kugaragara kuri uyu munsi ni izi ngizi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka ngusuhuze ari nako kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza n'ibyo urimo bigiye bitandukanye. Kangushimire wowe wamaze kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Wowe tubana uduhereza ibitekerezo byawe bigiye bitandukanye, uri agaciro gakomeye. Duhari kubera yuko uhari, natwe muhari kubera yuko twe duhari. Niba kandi nawe utaradukunda, reka nkubwire ko bizarangira udukunze. Bitatu ushobora kwigira ku ikosa, uzatekereze ku ikosa, ari nako kandi uzaryigireho, hanyuma ufate icyemezo ko utazigera wongera kurikora na rimwe. Amazina yanjye ni nk'uko bisanzwe mubana nawe umunsi ku munsi. Uyu munsi ndagira ngo tuze kwiganira ku bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko ndagira ngo tuganire n'abayisilamu ku munsi wa Eid al-Adha. Ni umunsi abayisilamu ku isi hose usanga baba bameze neza cyane, bishimye cyane, yewe hakiyongeraho n'icyo bita ayamu tashriq. Ni iminsi 3 yikurikira nyuma y'uko irayidi irangiye, nyuma y'uko bamaze gusari irayidi, hakurikiraho iminsi 3 iyo bita ayamu tashriq. Akenshi abahanga bavuga ko iyo yari iminsi bongeragaho kubera yuko habaga barakoze icyo bita kuba ni iminsi buri muyisilamu yemerewe kuba yabagamo cyangwa se yatanga igitambo kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi, ufite ubushobozi bwo kugura ihene, ufite ubushobozi bwo kugura intama, ufite ubushobozi bwo kugura inka. Mbese iyo minsi 3 ikurikira nyuma y'isala ya Eid al-Adha, naho umuyisilamu wese aba yemerewe kuba yatambamo bijyanye n'igihe yaboneye ubwo bushobozi muri iyo minsi 3. Hanyuma ahangaha niho ngira ngo tuze kuza kuba turimo turiganirira. Hari ibintu byinshi umuntu aba yarakuze agenda abona, ariko rimwe na rimwe umuntu akahita avuga yuko rimwe na rimwe atari byiza, bitewe wenda n'ukuntu abantu babifata, n'ukuntu yewe binagaragara mu maso y'aba bandi babibona. Reka mbanze mere iwacu mu gikari, cyangwa se mbere y'uko njya iwacu mu gikari, reka tubanze twigire kuri gahunda ya bamwe mu bantu batari abayisilamu. Bamwe mu bantu batari abayisilamu rimwe na rimwe baba barakuze babwirwa ko ibitambo ngo buriya ngo ntabwo ari byiza ngo kurya inyama zitari zino nyama abayisilamu batamba, ngo baba bazitambiye ngo amajini. Mbese ugasanga bamwe mu bavandimwe nabo kugira ngo wenda bangishe bagenzi babo idini y'Ubuisilamu bakabitwara muri uwo mujyo, ariko nta kuri kwabyo kuba guhari, kubera yuko igitambo tuba turimo turizihiza umuhango w'intumwa cyangwa se wa sekuru w'abemeramana Aburahamu cyangwa se Ibrahim, bitewe n'uko umwita, wari ugiye gutamba umwana we Ismail, Imana ikamushumbusha inama. Bivuga ngo rero nuko nguko buri kwezi kwa 12 bita Dhulhijja, mu minsi ya mbere 10 ya mbere habamo icyo gikorwa cyo kongera, kandi abagaragu bakongera bakagaruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala banamwizereza
ibikorwa byabo, dore yuko n'abahujaji baba baragiye gukora hijja. Urumva rero ni ibikorwa byinshi bya ibadati bigarukamo. Niyo mpamvu tuba tugira ngo rimwe na rimwe abavandimwe batari abayisilamu urwo rujijo bajye barumenya ko ntaho bihuriye no gutambira amajini. Ikindi abavandimwe batari abayisilamu bajye bamenya ko ubundi kenshi iyo umuntu agira ngo akwangisha ikintu, rimwe na rimwe agishakira amazina atari meza, agishakira ibikorwa bitari byiza, mbese agishakira uburyo yacyubakamo, yacyambika isura mbi kugira ngo na wa wundi ntazabashe kuba yakigana. Ariko ukuri kwabyo nubwo ari igikorwa ngarukamwaka kigenda kibaho, aho abagaragu baba bagiye gukora hijja, isi yose igateranira mu mujyi wa Maka, ndetse kandi n'abandi bagakora izo ibadati zo gutamba aho umuntu ari ahari hose. Katwigarukira iwacu mu muryango wa Isilamu mugari, by'umwihariko hano mu Rwanda. Ubwo niho ngira ngo uyu munsi tuze kuba turimo turaganira. Ni ibintu nakuze mbona, njyewe nari nzi ko kera ntarasesengura neza cyangwa se ntaranatekereza impamvu yabyo, ntari nzi yuko wenda ariko bikorwa, ariko nyuma yaho naje kubona ko rimwe na rimwe hari igihe abantu dukwiye kujya dutekereza cyane, tukamenya ibyo dukwiye gukora. Urugero uti ni iki ngiye kuvugaho? Ngiye kugaruka mu muryango wacu w'abayisilamu mu Rwanda, mu rugo iwacu. Ubwo ngiye guhera hano mu rugo iwacu. Buri muntu wese iki kiganiro nacyumva yiyumve ko ndi kuvuga mu rugo iwe, nawe yishyire muri mu mwanya we, avuga ati wa mugani mu rugo iwacu koko iki gikorwa cya Eid al-Adha, ubundi koko wa mugani mu rugo iwacu biba bimeze biti? Uti kubera iki nzanye iki kintu? Kenshi usanga mu bayisilamu twarakuze twumva ko hari ibyo dutegereje ku Barabu. Imyumvire ya bamwe mu bayisilamu, nubwo wenda bamwe batangiye kujya bajijuka, ibyo bintu nyine bakabona ko icyo gikorwa kireba buri muntu uwo ari we wese. Ariko usanga bamwe bumva ko ibikorwa by'ubuyisilamu bisaba ubushobozi, bisaba imbaraga, bisaba amafaranga. Mbere na mbere umuntu ahita atekereza Mwarabu. Kefu, ibi ni ibitekerezo ngira ngo tuganireho, nawe umbwire uko ubyumva. Aho ngaho muri komenti wemerewe gutangamo igitekerezo cyawe, ariko wirinda gutukana. Rimwe na rimwe tujye tugerageza kuba Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda b'imfura. Ntabwo gutukana ari byo bigaragaza ko watanze igitekerezo. Uko utumva ikintu kimwe na mugenzi wawe, ntabwo biba bivuze ko ugomba kumutuka, kubera yuko n'uwo muvukana akenshi ibitekerezo biba bidahura. Nuko nguko nyine Allah aba yaraturemye, kandi tugomba kubyubahana muri make. Ahubwo ugatanga igitekerezo cyawe utumva yuko aricyo kigomba kugaragara. Nk'uko nanjye bino mba ndi kuvuga ni igitekerezo bitewe ngiye n'ibyo mba narakoze ngenda mbona na n'uyu munsi kandi nikibona. Ndibuze no kugaruka rimwe na rimwe umusaruro tubona ko atari mwiza. Ubwo ndabigarukaho dusoza. Katwigarukire mu buyisilamu bwacu hano mu muryango. Buri muntu arebe mu rugo rwiwe, arebe muri famiye ye. Mbese garuka iwawe, garuka iwanyu aho ngaho mu rugo, urebe, utekereze uti wa mugani ku munsi wa Eid al-Adha, umunsi w'igitambo, kubera iki akenshi umuntu ahita atekereza ati igitambo ku musigiti? Nuko wakibaza uti ubushobozi nibwo bwabuze, cyangwa ahubwo ni za mentalite twakuranye zo kumva yuko igitambo buri muntu wese agomba gutega ku musigiti. Eid yageze, ibitambo turabikora ku musigiti.
nuko ibitambo bihenze cyangwa nuko ahubwo izo ari za mentalite twakuranye? Ubwo igisubizo uraza kukiha ureba ubushobozi bwawe. Ese ubu aka kanya twibare tuvuge duti ihene igura ngahe, kugira ngo uze wumve ko ari za mentalite twakuranye zo kumva yuko nta n'ufite ubushobozi ahita atekereza kuvuga ati igitambo ndagikura ku musigiti. Igitambo ibikenewe kugira ngo bizamure iterambere, umusigiti wenda ukeneye ibintu runaka, umuntu akahita atekereza ati umwarabu. Izo mentalite rero usanga abantu twakuranye, njyewe ku ruhande rwanjye mba mbona icyerekezo turi kujyamo atari cyiza yuko twakomeza gukurana izo mentalite zo kumva yuko niba hari igikorwa runaka cy'ubushobozi gishaka gukorwa, feri ya mbere ngo dutekereze umwarabu ngo niwe ugomba gukora ibyo bintu. Sasa umwarabu niwe ushaka ijuru wenyine, twebwe nta juru dushaka. Ibikorwa rero birahari mu bushobozi bwacu dushobora gukora, kandi natwe tugatanga umusanzu ushimishije. Ubwo ndacyari ku bitambo, kubera yuko usanga twese amaso tuyahanga kuvuga ngo ese ku musigiti wacu hari ibitambo bahazanye, ese imamu hari ubwo kataduhamagara bimeze bite? Mbese ugasanga izo mentalite twese nizo turimo turatekerezaho. Ariko ubundi byari bikwiye, cyangwa twari dukwiye kuba twavuga duti ko ari igikorwa ngarukamwaka, amezi 12, umuntu ntihabaho gukora plan akavuga ati ngiye kujya mbigenza gutya, ngira uko ngenda nsevinga, umwaka nurangira nzaba nabonye 50,000 nkagura ihene. Ntibyashoboka. Ibyo byashoboka. Ushobora gufata 50,000 ukagabanya n'iminsi y'umwaka, hanyuma ukabona amafaranga ushobora kuzaza ugenda ubika buri munsi. Hanyuma umwaka, igihe cya Eid al-Adha kikazagera, ya mafaranga wayujuje nawe ukaba muri babandi batamba kubera Allah. Kubera icyo abantu dushobora guhora dutegereje kuvuga ngo ku musigiti nta bitambo byahaje, kandi rimwe na rimwe natwe dufite ubushobozi. Ibi ngibi uzanabigenzura unabirebe, uzanasangaho na bamwe mu bantu bafite ubushobozi rwose, bafite ubushobozi bugaragara, nawe usanga muhurira ku musigiti kujya gufata inyama z'igitambo. Ntabwo ari bibi, ariko se tuvuge duti kubera iki izo mentalite zo twahora tugenderaho? Kubera iki buri muntu atavuga ati kagerageze nsevinge, hamwe n'ubwo ari igikorwa cyiza? Tubwirwa ko umuntu wabaze kubera Allah, Imana imubabarira ibyaha bingana nk'iby'ubwoya buri kuri ririya tungo aba yakoze iki? Yabaze. Sinzi rero niba ari uko abantu batabisobanukirwa, cyangwa niba ari uko umuntu ataramenya agaciro ko kuba yabaga itungo. Twabisobanukiwe rero tukamenya n'agaciro kabyo, buri muntu ashobora gusevinga akavuga ati nanjye inshallah nshyizeho niya yuko buri mwaka ku bushobozi bw'Imana ngiye kujya nsevinga make 50,000 byagura ihene kandi nziza ushobora gutanga. Hamwe n'ubwo wenda ari na menshi, ushobora no kubona niyo 45, ariko ubwo narimvuze 50 minimum kugira ngo ube utabona nyine, ube wabona ihene nziza koko wavuga uti iyi nyitambye kubera Allah, kandi ni ihene idafite inenge. Kandi ukabona bya bihembo, ukabona za mbabazi Allah subhanahu wa ta'ala ahereza ba bandi tuvuga ngo dutegereje yuko aribo baza kuduhereza ibitambo. Ibi rero Bayisilamu ni ikiganiro ngira ngo twiganirireho, dutekereze. Reba nawe igihe gishize
abantu dutekereza twese tuvuga ngo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kutazana ibitambo cyangwa se ngo abarabu ko batohereza ibitambo, mbese ugasanga izo mentalite nizo turiho. kubera iki twebwe ubwacu tutatekereza uburyo buri muntu mu rugo rwe yari akwiye kujya atamba kubera Allah, yarangiza akagabanya rya tungo akarigabanyamo ibice bitatu: igice cye, icy'abakene ndetse n'icy'abaturanyi. Ibyo ngibyo ntibishobora kuba byaba byiza. Hanyuma ahubwo dore yuko turi kumwe duturanye n'abantu batari abayisilamu, abakene batari abayisilamu, si dawa nziza noneho twaba turi gukora kuruta uko nabo bazaza badusanga yewe hariya ku musigiti, ugasanga rimwe na rimwe n'ibitambo barabibuze, baganataha banavuga nabi. ubwo nangira ngo rero aho ngaho naho utekereze hanyuma utwandikira aho muri komenti utubwire ko nawe ubitekereza. Ese koko wowe ubona bikwiye ko abantu tugendera muri za mentalite zo kumva ko ibitambo bikwiye gutangwa n'abarabu cyangwa natwe ubwacu, cyangwa natwe ubwacu ubona ko hari icyo dukwiye kuba twabigiraho? Umwanya ni uwawe rero, igitekerezo cyawe kidakuraho kandi cya mugenzi wawe. Hanyuma nsoza rero, reka nsoreze kuri aka kantu rimwe na rimwe usanga kagayitse kandi katagaragara neza mu bayisilamu. ubwo ahangaha impamvu mvuga mu bayisilamu, ariko kenshi iyo mbigenzuye nsanga rimwe na rimwe uyu muntu ntabwo yari umuyisilamu. uti gute? Umuntu cyane cyane kuri iyi Eid al-Adha, kuri iyi Eid yo kubaga, niho usanga bigaragara cyane. uti bimeze bite? Niho usanga umuntu niba yagiye aho ngaho ku musigiti, hari ibitambo batanze bikaza kurangira bibuze, masikini usanga bamwe mu bayisilamu ahita avuga ati mutware izo nyama zanyu n'ubundi njyewe nubwo nzagaruka mu Isilamu. Dufite ingero nyinshi z'abantu bavuye mu Isilamu kubera igitambo. Urumva rero bya bintu navugaga haruguru, turamutse tubikoze buri muntu akajya atamba ku giti cye, byakuraho ibibazo nk'ibyo ngibyo byo gutuma abantu rimwe na rimwe bava mu Isilamu. Reka ngushimire wowe twabanye umunsi ku munsi, uri uw'agaciro gakomeye cyane. Ari nako kandi nkubwira ngo niba utarakora subscribe, niwo mwanya mwiza wo kugira ngo uyikore, ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Niba kandi utaradukunda, reka nkubwire ko bizarangira udukunze. Bitatu ushobora kwigira ku ikosa, uzatekereze ku ikosa, ari nako kandi uzabyigireho, hanyuma ufate icyemezo kutazigera wongera kubikora na rimwe. Amazina yanjye ni nk'uko bisanzwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullu aam wa antum bi khayr.